twizeye ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Yago Pondati wari umaze imyaka myinshi mu ntambara z'amagambo n'abantu banyuranye mu biganjemo abo mu myidagaduro y'i Kigali, kuri ubu yemeje ko yamaze gushyiraho akadomo ndetse atifuza kubisubiramo ibintu by'intambara z'amagambo. Ibi Yago yabigarutseho ubwo yari ari mu kiganiro n'ikinyamakuru cy'Igihe giherutse kumusura mu mujyi wa Kampala muri Uganda, aho asigaye atuye ndetse ni naho nyine asigaye akorera ibikorwa bye. Muri iki kiganiro Yago Pondati yahakanye ibyo guhunga igihugu, ahamya ko icyabaye ari uko yahinduye aho yakoreraga akimukira muri Uganda. Yago yavuze ko yishimiye kuba ari muri Uganda ndetse yanahaboneye amahoro yahoze yifuza kuva kera. Uyu musore nahakana ko mu minsi ishize yahuye n'ibibazo byamuteye umujinya w'umuranduranzuzi wanatumye yishora mu ntambara yari amazemo igihe, ariko ahamya ko yawushyize ku ruhande. Yago Pondati abajijwe ku makuru avuga ko yatorotse ubutabera bw'u Rwanda, yasubije ko ahamya ko inkuru z'uko yahunze ubutabera bw'u Rwanda zitigeze zimutera ubwoba, kuko yari azi ko atari byo. Ahamya ko byatangajwe bitari byo, ahamya ko nyine byatangaje bitari byo. Ibyavuzwe byari ibinyoma, ndetse hari ibiganiro yagiranye ubundi n'inzego zinyuranye mu Rwanda ku byo yashinjwaga. Ahamya ko nta kibazo afitanye n'ubutabera bw'u Rwanda. Yago ahamya ko kugeza ubu yibera nk'umunyarwanda ukorera ibikorwa bye Kampala, ndetse igihe cyose yabona akazi mu Rwanda ntacyamubuza kuhagera akaza kuhakorera, kuko nta kibazo afitanye n'ubutabera cyangwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Uyu musore ahamya ko mu by'ukuri atumva ukuntu abantu bamushinja gutoroka ubutabera, cyane ko kuri we asanga atakabaye ananira inzego z'ubutabera. Ni umusore unahamya ko aherutse mu mujyi wa Kigali ubwo yari yagiye gufata imodoka ye anakoresha Kampala. Yongera gushimangira ko hari inyandiko yagiranye n'abantu batandukanye bo mu nzego z'umutekano n'ubutabera mu Rwanda, kandi basanze nta cyaha afite. Yago ni umwere. Yago witegura gushyira hanze indirimbo nshya yakoranye na Yik Benda yabwiye Igihe ko yamaze kubabarira abikuye ku mutima abo aherutse gukozanyaho nabo, abo nyine yarafitanye nabo ibibazo bose yarabababariye, n'abataramusabye imbabazi, mbese bose ngo yarabababariye. Kuri ubu umutima we uratunganye. Uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru yasabye ababarizwa muri uru ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda gushyira hamwe bagatera umugongo ikibatanya, ahubwo bagahanga amaso ikibahuza n'icyabateza imbere. Ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, turabikunda ko mukunda gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubategurire tunabagezeho inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.